Reka mbaragike turambura ibyanditswe byera Gitabo cy'umuhanuzi Maraki. Abasore yo bayabwiye ntabwo turi buze gutinda kuko niba hari abantu ahari batigeze baboneka ubwo amazina bamaze kuyababwira ntabwo twatinda. Mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki turasoma amagambo mu gice cya 3 ku murongo wa 20. Hanyuma rero insanganyamatsiko y'icyigisho dufite kuri aya manywa iragira iti rubanda rushize abangabambwe tuzamubona ku bicu. Haleluya. Rubanda rushize abangabambwe tuzamubona ku bicu. Turasoma mu izina rya Yesu. Gitabo cy'umuhanuzi Maraki. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye izuba ryo gucyanuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Haleluya. Umwami wacu kandi Mana yacu, twongeye kwishyira mu biganza byawe mu gihe turambura ibyanditswe byera kugira ngo tuyoborwe nawe. Twese abumva ijambo ryawe aho turi hose dufashwe n'umwuka wawe kugira ngo dukizwe naryo kandi tubashe kubitegura tugusangane mu bicu kubwa Yesu Umwami wacu. Maranatha. Yesu araje. Nukuri dufite umugisha wo kuba twaragize ibihe bimeze gutya kandi wo kuba tugize ibihe bimeze gutya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ariko nubwo bimeze bityo turacyafashiye mu ntambara. Nibyo? Turacyafashiye mu ntambara nk'uko mu Yobu abivuga mu gice cya 7 hari amagambo mvuze muri ubwo buryo twasoma. Yobu igice cya 7 adusobanurira ubwo buryo dufashe igihe mu ntambara. Reka tujyane dusome aho bavuga ngo mbese umuntu akiri mu isi naba afashiye mu ntambara n'iminsi ye si y'ukorera ibihembo. Mbese umuntu akiri hehe? Umuntu akiri mu isi afashiye mu ntambara. Kubera iki afashiye mu ntambara? Nuko hari intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, kandi ikibuga kirimo kirahera ku bitekerezo bye. Ni ngombwa rero yuko tugomba guherera mu ruhande rw'icyiza, kandi uruhande rw'icyiza ni muri Kristo Yesu, kandi abazamukomeza kuba muri bazanesha. Haleluya. Ndetse bazasoza urugendo rwabo. Ibi rero ni nk'uko Abisiraheli nabo igihe bari bavuye mu Egiputa bagarutse mu gihugu cy'iwabo nyuma y'uburetwa bw'imyaka isaga 400, habayeho igihe gikomeye cyane. Bashushe n'abagaruka mu gihugu cy'iwabo ariko basanga cyayigaruriwe n'abandi bantu bagituyemo. N'abandi bantu bagize gute? Natwe isi turimo igihe yakorerwagamo icyaha bisa naho natwe twajya mu Egiputa, ndetse tuvukira aho ngaho ahantu hameze gutya kubera yuko tuvukira mu buretwa bw'icyaha nk'abanyabyaha nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Zaburi 56 isobanura neza umurongo wa 4 ko reka ahari tuyisome kugira ngo mwumve icyo itubwira. Zaburi ibitubwira neza ya 50 na isashimwe. Tugereyo Zaburi ya 58, Zaburi ya 58 umurongo wa 4, aho batubwira ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana bari kuvuga kwabo. Iyo bavutse ku mwanya bari bagisaba bakabeshya, ubushake bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bumeze nk'indi y'igipfamatwi y'isiba amatwi. Niko bimeze kuko twavukiye ahantu dutandukanijwe n'Imana uhereye umuntu wa mbere yakoze icyaha. Niyo mpamvu rero twisanga mu bibazo byinshi, twisanga mu ntambara z'ubuzima, twisanga hari ibintu byinshi twizirangiraho. Mbese kumvikana? Ubwo rero urumva ko harimo ikibazo rwose. Ariko nagira ngo kuri aya manywa duhereremo uruhande n'ubwo hari intambara, hari ibyo Imana yaduteganyirije. Amen.
Duteganyije gutwara intwaro z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe mu buriganya bwa Satani. Amen. Rero intwaro z'Imana zirahari ndetse rwose ziraboneka, kandi reka mbabwire ngo tujye kwita ku ntwaro imwe cyane igeranye no kwambara ingofero ariyo gakiza. Amen. Maze twite ku gakiza kacu kugira ngo tuzasuzumire rwacu amahoro. Haleluya. Rero urugendo rw'Abisirayeli bava mu Egiputa nibyo nababwiraga ngo baje bayobowe n'intwari, abantu b'Imana babayoboye, musiko bose bayoboye, yamara kurangiza igihe cye Yosuwa akabayobora, ariko igihe cyabo cyo kwambuka kugira ngo bajye gufata igihugu cyabo maze kwambuka Yorodani, bageze aho ngaho cyari igihe gikomeye cyane, kuko hari amami cyangwa se abantu bafashe igihugu cyabo barakigabagabana, kandi ari gakondo yabo bahawe. Mbese bimeze bite twebwe kuri gakondo yacu? Tujya turirimba indirimbo ivuga ngo twabuze gakondo, turi muri iyi si turabaki turabasuhuke muri ndirimbo y'89. Ariko nagira ngo mwumve abangaba bagombaga kwigarurira igihugu cyabo, ariko hakabaho intambara. Hakabaho iki? Habaho intambara. Ntabwo byari koroha yuko abo bantu bafashe ubutaka bwabo bari kuvamo gusa. Uko niko Satani rero natwe tuvuka yarafashe igihugu cy'imitima, ndetse duhenganira ku kibi gusa. Uko niko kamere yacu iteye, ariko dukwiriye kongera gutekereza ukuntu twavuka natwe, ndetse imitima yacu ikabohorwa, bigasa naho kubohoza igihugu cyari cyarafashwe. Haleluya. Maze imitima yacu igasusurutwa no kumenya uko twakwerekeza mu gihugu cyacu cyo mu ijuru, kandi igihugu cyo gukiranuka izina ry'Imana rikaba cyubahiro. Haleluya. Rero ibyo Imana idukorera byose mu buzima ibigamije kugira ngo dusobanure inzira yayo. Cyo cyatumye Yesu Kristo amena amaraso kugira ngo dusobanukirwe inzira tuyoboye gukiranuka, tuzasoze n'ubundi tugeze aho ibyaha bitazongera kuba, yaho intambara izaba ishoje, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero hari icyo igomba kubanza kubaho kimeze nk'icyabaye ku Isiraheli, kuko hari amahanga yarimo muri icyo gihugu cyabo. Iyo turebye muri Yosuwa igice cya 9 ku murongo wa mbere batubwira abo mu mahanga yari ahari, hanyuma bakatubwira muri Yosuwa igice cya 9 ku murongo wa mbere bavuga ngo nuko abantu bose bo hakuno ya Yorodani, bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini, ahagana i Lebanoni, Abaheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaperesi n'Abahivi n'Abayebusi babyumvishe bateranira hamwe, bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli. Bahuza inama yo kurwanya iki? Iyo abo bami bumvishe inama, abo bami bagereranywa n'abatuye ahantu mu gihugu cy'icyaha, bagifashe bakiboshye. Iyo bumvishe Yosuwa aje, bagisunganye bakavuga bati ntabwo turi buhame. Iyo bumvishe Yosuwa agize gute? Yosuwa uzi ikintu bisobanura? Bisobanura ngo ki? Uwiteka ni iki? Uwiteka niwe gakiza kacu. Haleluya. Yosuwa yari yumvishije ahageze, ubwo ni ubutumwa bwiza bamuhageze, bariyegeranye bakavuga batumva kiriya gihugu tugituyemo ntabwo turi bujye gute, ariko bagomba kukibona mu izina rya Yesu. Haleluya. Aba bandi ntabwo bari kwambara rero hakabaye intambara. Niyo mpamvu dufashe iyo ntambara iri hagati y'icyiza n'iki. By'umwihariko rero hari abantu bari batuye mu gihugu cy'i Kanani, ubwo bumvishije yuko Yosuwa yakomeje guhindura igihugu. Muzi ko Yosuwa yaje agakuraho Yeriko. Yosuwa yagera kuri Ai agasa n'aho atsikira gatoya, agakoresha imbaraga ze Imana ikamufasha, akagaruka akaza kuyinesha. Ababyumvishe bo mu gihugu cy'Abagibewoni bo ntabwo biriwe barwana na Yosuwa, ahubwo bayitanze. Bagize gute? Bakoresha uburiganya, ariko bajya kubana na Yosuwa. Hanyuma rero hari abandi bo mu gice cya 10 hano batubwira bo bahise bashaka gukora intambara mu gihe hamwe barwanye Yosuwa, maze babashe kugira gute, babashe kumutsinda. Ariko kuko yarayoboye n'Uwiteka ntibyari gushoboka. Natwe aho tuzagenda hose turi kumwe na Yesu ntabwo tuzatsinda. Muri Bibiliya bivuga neza ati aho njya hose ndi kumwe na Yesu mba amahoro, nta kinanira. Haleluya.
jya umwikoreza amagare yawe yose, umwikoreze urugendo rwawe rwose, umwegurire umutima wawe, uzanesha. Haleluya. Rubanda rushize abami bagize gute bamanitswe, tubasha kuzabibona, tubasha kuzabasanganira. Reka dusome ahangaha mu ijambo ry'Imana ritubwira abo bami rero bumvishije uko bimeze. Yosuwa yaje kandi aje kubohora igihugu maze bishyira hamwe. Umva umwami wari wayoboye kugira ngo bishyire hamwe. Ubwo Adonisedeki umwami wa Yerusalemu yumvise yuko Yosuwa yatsinze kuri Ayi agaharimbura rwose, kandi yuko yagize kuri Ayi n'umwami wabo nk'uko yagize i Yeriko n'umwami wabo, kandi uko Abagibeyoni basezeranye amahoro n'Abayisiraheli bakabana nabo, ahera ko aratinya cyane, kuko i Gibeyoni hari umudugudu ukomeye cyane nk'uko irembo z'abami zimera ndende, ndetse hataga kuri Ayi n'abagabo babo bose bari intwari. I Gibeyoni bararebye baravuga batumva ntabwo turi bwirirwe dupfusha abantu benshi, aho kugira ngo dupfushe abantu benshi turitanga, ariko bakoresha uburiganya. Ubwo buriganya bwabo bakoresheje byatumye bagira gute baba abashenyi n'abavomyi, ibyabo ahari dufite umwanya twabyigaho. Ariko turareba kuri aba ngabo n'ukuntu batangiye kwiyegeranya. Uko niko rero hari imbaraga zitangira kwiyegeranya z'abadayimoni ziba mu muntu, zikiyegeranya kugira ngo intambara zize kwirwana, maze icyaha kigiye gushira mu muntu. Izo mbaraga zikagira gute kwiriye kumenya imbaraga zikurwaniza arizo, ukazirika Yesu. Amen. Ukazimwereka izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Nicyo cyatumye Adonisedeki umwami wa Yerusalemu atuma kuri Ohabu umwami w'i Heburoni, no kuri Piramu umwami w'i Ramuti, no kuri Yafiya umwami w'i Lakishi, no kuri Eliya umwami wo kuri Eguloni, ati nimuzamuke nimugire gute musange mutabare ngo tuneshe Abagibeyoni, kuko basezeranye amahoro na Yesuwa n'Abisiraheli. Nuko abami batanu aribo umwami wa Yerusalemu n'uw'i Heburoni n'uw'i Ramuti n'uw'i Lakishi n'uwo kuri Eguloni bateranira hamwe, barazamuka bo n'ingabo zabo zose bagandika i Gibeyoni, barahagerereza. Bagira gute bahagerereje Abagibeyoni babona baje. Abagibeyoni bibuke bari barinze kuri Israheli, maze Abagibeyoni batuma kuri Yosuwa baramubwira bati rero zamuka uze utuvune. Haleluya. Zamuka uze dufatanye. Ku murongo wa 6 Abagibeyoni batuma kuri Yosuwa ku rugero rw'Igilugali aho yarari. Igilugali ku musozi bari bariho wo gukenerwaho, aho Abisirayeli bari bambutse Yorodani, maze barangije abatarakebwe bakererwa kuri uwo musozi. Ziratimara hafi icyubahiro, maze Imana irushaho kugira ngo ibahindure ingabo zayo, kuko ntabwo bagomba kujya kurwana bagifite ubusenga. Ni ndako bigenda, Imana ikera imitima, abantu b'Imana bakajya kurwana urugamba bagiye ku mutima. Amen. Ziratimara hafi icyubahiro. Nuko rero batumye kuri Yosuwa. Yosuwa nawe ntabwo yatinze. Haleluya. Ahubwo Yosuwa ku murongo wa 7 arahaguruka, agahagurukana n'ingabo ze, ariko guhaguruka amaze kugisha Uwiteka inama, ndetse ingabo ze zose ngo zari intwari. Ku murongo wa 8 bavuga ngo bakomeye bose bava i Gilugali. Uwiteka abwira Yosuwa ati ntubatinye kuko bakugamije. Haleluya. Ati ntugire gute, hari ibintu biturwanya tudakwiriye gutinya. Niba hari ibintu bikurwanya mu buryo runaka ukabona byaranze gushira mu bwiye kugitinya, ukwiriye kwirira Yesu, ukwiriye kumugisha inama, azakugira inama. Hari ibibazo bari yewe usindiye y'icyaha n'cy'umubiri nabyo abyitaho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Yosuwa rero arangije arahaguruka, ariko abanza kugisha Uwiteka inama. Amen. Abantu basanye n'Uwiteka ntabwo bajya baraza bagapfukama, baraza bakinjira, bakabaza batereka urugo rwo turwanya gute ko bikomeye, kandi reka mubwiye biba bikomeye koko. Urabona dusa naho turi mu mayira abiri. Haleluya. Bisa naho turi mu mayira angahe? Mu mayira abiri. Ntabwo biba byoroshye, ariko iyo Yosuwa akuri imbere, kandi Yosuwa ni Yesu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yosuwa bisobanuye Yesu, Yosuwa ni Igiheburayo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Aha rero umubyumve
uko byagenze ahangaha. Yosuwa agishije Uwiteka inama, Uwiteka maze aramubwira tumva rero ku murongo wa 8 Uwiteka abwira Yosuwa ati nubatinye. Amen. Nubagire gute? Kuko mbakugabije nta muntu wo muri bo uzaguhagarara imbere. Maze Yosuwa abatungukiraho vuba. Amen. Kuko yaje ijoro ryose avuye i Gilgali. Uwiteka abatataniriza imbere y'Abisiraheli, babicira i Gibeyoni, barabatikiza, babirukanira mu nzira izamuka ijya i Betihoroni, barabanesha, babageza kuri Azeka ndetse ni Makeda. Ziragimana habwa icyubahiro. Barabashushubikana. Urwo rugamba rwari rukomeye. Ubwo niko Imana ishushubikana icyaha cyihishe mu mutima w'umunyabyaha, ikishushubikanya abadayimoni bihisha aho ngaho. Haleluya. Reka mbabwire burya mu mutima w'umuntu haba habuze, kandi haba hari ingabo zikomeye, haba hari ingabo zifite rubanda ruzishyigikiye. Ndagira ngo mbabwire ngo bari bafite abagabo, ariko bahereye kuri rubanda rwari rugerereje aho, baza gusoreza ku bagabo, abagabo b'ingabo. Mbese turi kujyana baza kugira gute? Rero Yosuwa yabahingukiyeho nijoro, ariko nijoro ubundi uziko ari kubona umwanya mwiza wo kurwana urugamba binyuze mu masengesho. Amen. Ni kubona umwanya mwiza ugatuza. Abenshi rero Satani yari nijoro muri iki gihe, ahubwo barakorana nijoro bakagera gute? Abantu bararushye, kandi ijambo riravuga ngo bibavunira ubusa kuzinduka kare bakaryama bashyize gute? Batinze. Bibavunira ubusa kuzinduka kare bakaryama bagize gute? Ushatse wakiga kurishikanya ukamenya guhitamo ugasabana n'Imana yawe. Ugashyiramo igihe cyo gusabana n'iki? Kuko gusabana n'Imana biri imbaraga ibatura. Amen. Barangije rero Yosuwa abahingukira bagisinziriye. Nuko rero ku murongo wa 11 baratubwira ngo bagihunga Abisiraheli bamanukaho ahitwa Betihoroni. Uwiteka amanura amabuye manini. Haleluya. Amanura iki? Amabuye manini. Ayo mabuye mbaze y'urubura avuye mu ijuru agenda bahondagura, barinda bagera kuri Azeka. Nuko barapfa abishwe n'urubura barutaga nabo Abisiraheli bicishijwe iki? Ntabwo ari ukuntu haje n'imbaraga za Yosuwa gusa n'ingabo ze gusa, ahubwo haje n'imbaraga z'Uwiteka. Izina ry'Imana habwa icyubahiro. Haje n'imbaraga z'Uwiteka, maze rubanda urashira. Abo basirikare bagira gute? Ndetse intambara irakomera, rubanda ruraneshwa. Rubanda rero rugereranywa n'ibyaha birahagaragara. Abantu bari bari mu buvumo, bari bihisha ahantu. Rubanda rero rugereranywa n'ibyaha by'igisakara hakajya he. Hari igihe umuntu aba yarabaswe n'ubusinzi abantu bose babibona. Hari igihe umuntu aba yarabaswe n'ubusambanyi abantu bose babibona. Hari igihe umuntu aba ari umunyabinyoma babizi ko ashyira mu munyu. Hari igihe umuntu ari babizi neza yuko ari umuntu ucuruza ku isabato. Agiye ku muntu aba afite ibyaha nk'uko amategeko bisobanura, byigaragambya, byitegembya, ariko iyo aciye mu bugufi Yesu aramutabara. Haleluya. Yesu agira gute? Rubanda ni rwinshi rwaje gushira. Imana ikora igitangaza mugiye gusoma ahangaha. Imana yabigenze gute? Bwari bugiye kwira, Yosuwa abona yuko rubanda bakiri benshi cyane. Yosuwa abonye yuko rubanda bakiri benshi, maze atakira Uwiteka. Umunsi Uwiteka yagabiyeho Abisiraheli Abamori, Yosuwa abwira Uwiteka imbere y'Abisiraheli ati zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayoroni. Izuba rihera ko rirahagarara, n'ukwezi kugumaho kuri. Bigezaho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Mbese icyo ni cyanditswe mu gitabo cya Yasheri. Haleluya. Izuba rirahagarara. Haleluya. Ntakiri Imana itakora kugira ngo umunyabyaha akire, nubwo cyaba guhagarika izuba mu kirere yarihagarika. Amen. Kandi n'ubundi izuba abahagaze kugira ngo ibintu bigende neza. Haleluya. Zuba abagize gute? Reka turebe icyo ijambo ritubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki. Niho twahoze dusoma ririya somo, mwumve ukuntu zuba ryo gukiranuka abagize gute? Abahabaye. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo.
igihe umuntu arimo ashaka kurwanya intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi agahega mu ruhande rw'icyiza, Imana izaba mu ruhande rwe kandi izamubashisha kunesha rwose. apfa gufata intwaro zose gusa z'Imana, apfa kuba mu ruhande rwayo, apfa gufata umutima akawegurira Imana, akakira agakiza, akakira ingofero, akakira amasengesho, akakira inkota, akakira kwizera, akazitwara zose za zindi nk'uko ziboneka mu Befeso. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero hari intambara, ariko icyiza ni uko tuzasoza n'ubundi abari mu ruhande rwa Kristo banesheje. Haleluya. Bazamusanganira rero kandi bazabona, bazamwitegereza n'amaso yabo kandi bamusanganire mu kirere. Ariko ikibabaje, babandi bahengamiye mu ruhande rw'ikibi bazaba bahunga, babwira bya bitare ngo nimutugwe hejuru, nimuduhishe. Ariko ngo abazi Imana yabo bazanezerwa, bazazikimbagira, bazasimbuka nk'inyana zo mu ruhongore nk'iriya mitavu, maze bavuga bati ngiri Imana yacu twagize gute. Yesu rero araje kandi ari bugufi, kuko ibyiringiro byacu igihe twamutegerereje ibimenyetso biratwereka ko aje. Amen. Nta kimana rero itakora yahagarika n'izuba. Niba ushaka gukira ugakira, ariko se yamukora icyo udashaka gukira, ni ngombwa nawe ngo uhengamire ku ruhande rwawe, hengamire ku ruhande rwayo. Amen. Kuko birasa naho ari wa mukino wo gukururana, bamwe barakurura hariya, abandi barakurura hariya, ntabwo byoroshye. Ariko burya igihe abana babaga bakina umukino wo gukururana, bamwe bakurura ku rundi ruhande, abandi bakurura ku rundi ruhande, iyo mwabaga murimo kurwana mukurura, ni nako bisa naho bimeze. Bitekereze muri ubwo buryo, wumve ko Satani arakurura ajyana Gehinomu, ariko Yesu nawe arakurura n'abamarayika be ndetse n'ababwirizabutumwa kandi n'abantu b'Imana kugira ngo bajyane hehe? Bajyane mu ijuru. Ubwo rero biratekwa naho rwose nawe guhengamira. Amen. Wahangamiye ku cyiza ugatangira ukakirwanya, ibi rero bikavuga ngo urwanye Satani nawe azagira gute? Yemwe banyabyaha ni mukarare, namwe imitima ibiri ni Yesu imitima, ngo murire muboroge, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga. Uko niko waba uhengama uri kurwanya Satani, uvuga uti niki cyari cyarananiye, niki cyari urwo rubanda nirumara gushira, ndetse hakazaho no kurwanya abami bihishe. Ubwo barwanyaga ruriya rubanda ntabwo byari byoroshye, kunesha kuzaboneka. Haleluya. Izuba ryarakunze rirahagarara, maze Yosuwa arabatikiza. Amen. Yosuwa agira gute? Bimunaniye Imana imanura amabuye. Imanura iki? Ariko ubwo nta mabuye agenda amanuka. Ijambo ry'Imana ntabwo rimenagura ngo ahari byerekana ikibazo ufite, niba kiri imbere mu ngingo, niba kiri mu mitsi, niba kiri ku bwonko. Dore umunyabyaha uhereye mu bworo bw'ikirere kugera mu gitwarire nta hazima, nta hantu Imana isiga, ndetse irahishura. Kandi kababwiye uko cyatuzengereje, Yesu nawe yanitanze, nta na hamwe yasize, nubwo kiri ahantu hose, ariko Yesu nawe nta ngingo nawe yasize atitanze. Kubw'ibyo aho kiri hose cyashiraho, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero mwereke twinjire muri intambara nziza yo kwizera, bizasoza tunesheje. Amen. Intambara rero yarakomeje, ndetse igihe kiragera Yosuwa amaze guhagarika izuba, ndetse ava neza n'ukwezi kurumva ntikwaba kukigenda, ibintu birakomera, maze Abisiraheli bahora inzigo z'abanzi babo. Amen. Icyo gihugu bagombaga kukigarura byanze bikunze. Iyi mitima nubwo yafashwe bugwate n'icyaha, icyo umuntu yajyaga itunda ryamuzanyijwe, ariko bizasoza Imana yigaruriye n'imibiri. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nubwo bimeze bityo, umurimo urimo urakorerwa ku bwonko, ukinjira mu ngingo. Yewe dutegereje n'ibyiringiro byacu ngo azaza dukora umurimo wa burundu wo kudukura icyaha ku mubiri, bisoze umuntu w'Imana abonetse atunganye. Amen. Rero mureke twere kurambirwa, twere gucika intege, ahubwo dukomeze kumuhanga amaso. Amen. Dukomeze kugira gute? Rero ndimo ahari nirukanga kugira ngo tuze kureba uko byakomeje kugenda muri rwa rugamba, tuze kugira aho turusubikira. Ku murongo wa 12 niwo twari tugeze, mukomeze mwongere murebe. Hano abatubwira ku murongo wa 14, kandi nta munsi wabanye n'uwo, nta munsi wagize gutera ngo wawubanjirije cyangwa muyawukurikiye, ubwo Uwiteka yumvaga umuntu, kuko Uwiteka ari we warwaniye Abisiraheli. Haleluya. Uwiteka ni wagize gute?
yiteguye kuturwanira natwe. Yosuwa aherako atabarukana Abisiraheli bose, ariko atabarukana iki? Abisiraheli bose mu rugero rw'Igirugari. Abantu 5 rero barahunga. Abantu 5 bagira gute? Barahunga bajya mu mvumo bw'Imakeda. Babwira Yosuwa bati twabonye abo bandi 5 bihisha mu mvumo bw'Imakeda. Nuko Yosuwa aravuga ati muhike amabuye manini muyashyire kuki? Ku muryango w'umuvumo, mushireho nabo kubarinda. Ati ariko nimuhatinde mukurikire ababisha banyu, mubakubite muhere kubinyuma, muhere kubahehe, nimubakundire kwinjira mu midugudu yabo, kuko Uwiteka Imana yanyu ibabagabije. Nimumuhere kubahehe. Burya ibyaha bijya kugenda bicika bihera ku by'inyuma, bihera kuri bya bindi bigaragara maze bigatangira bigashira. Uwajyaga mu kagurupe ko gusinda agatangira akabivamo, uwajya yihandagaza atukana agatangira akavuga ati mfashe umwanzuro. Iby'inyuma bigaragara nibyo bitangira, ariko kugira ngo bipfa kurushira gusa hari generali byihishe imbere, hari ibyaha by'igenerali n'abo bami nibyo biba byihishe mu nje, kandi nibyo bikamandaza, nibyo bitanga koma yuko urugamba rugomba kugenda. Hagira ngo ni urwano umunota umeze, ahubwo ugomba gufata igihe mu ntambara. Wabyumvise? Isashi ni ngombwa rero yuko tumenye uko urugamba rumeze. Amen. Yosuwa rero tuva noneho nimubanze muhere kubinyuma, abo mwe mubaretse aho mugize gute. Yosuwa rero hano akomeza kuvuga amagambo akomeye cyane. Yosuwa n'Abisiraheli bamaze kubatikiza kugeza aho bashiriye, abasigaye bo muri bo binjira mu midugudu ingoswe n'inkike. Abantu bose baherako bagaruka amahoro kuri Yosuwa mu ngando z'Imakeda. Nta muntu n'umwe watinyutse gutuka uwo mu Bisiraheli. Nuko Yosuwa aherako aravuga ati nimusibure umuryango w'umuvumo, mukuremo abo bandi 5. Haleluya. Nimukuremo abantu bangahe? Mubanzanire. Bakora uko bategetswe, basohora abo bantu 5 barabamuzanira, babakuye muri bwa buvumo. Umwami w'Yerusalemu n'uw'Heburoni n'uw'Yaramuti n'uwo kuri Eguroni n'umwami wo kuri Eguroni, ndetse hari abantu bamaze gukuraho abo bandi babashyira Yosuwa ahamagaza abo bagabo b'Abisiraheli bose, abwira abatware b'ingabo bajyanye nawe ati nimuze munyegere mukandagire ku majosi y'aba bami. Haleluya. Maze abaraza arababwira tuba nimubatiye nimubakandagire ku majosi. Maze Yosuwa aherako abakandagira kuki? Barabakandagira, barataka, bakuze induru, ariko gupfa birananirana. Uko niko icyaha umuntu agifata mbere iyo ayobowe n'umwuka w'Imana, kijya kuzamuka giturutse muri kamere ye, akagicakira, akagikandagira mu izina rya Yesu tuzidushikanisha. Amen. Bese urwana ubuhe rugamba? Bese uri kurwana rwose urwanira aho ngaho abakristo Yesu banesheje kamere n'iruba n'irari ryayo. Abo bami nibo bayobora abakristo Yesu, baba baneshereza aho ngaho, barwanira aho ngaho, barwanya irari, barwanya ibyifuzo bibi, barwanya ubwibone, barwanya kwikunda, barwanya ibyo bintu byinshi nyuma y'ibyo nibyo bigenerali, nibyo biyobora ibindi byose. Kuko abantu bagize ibyo barangikira byo mu isi nibyo batandukanya no gukunda Imana, kandi ibyo ngibyo nibyo byihishe aho ngaho. Rero niba waramaze kurwana nabi nyuma ukagenda ukuraho, ukomeze utumire Umukiza, bazashiraho. Ariko umenye ngo hari n'ibindi bigenerali byihishe imbere, nyamara ubasha kubikandagira ku ijosi kubwo kuyoborwa na Yesu Kristo, maze ukagenda unesha. Amen. Imana rero yadusezeraniye kunesha, ntabwo yadusezeraniye kuneshwa. Kandi insinzi ya Yesu, kandi ni umugabo wacu uturi imbere uturangaje imbere, nitumuhanga amaso tuzanesha. Haleluya. Bese mutekereza ko babakandagiye ku majosi bigakunda? Oya, ntabwo byapfuye gukunda, ahubwo byaranze. Yosuwa amaze kuvuga ati nimuze rero munyereke kandi bakandagire ku majosi. Ku murongo wa 25 baravuga ngo Yosuwa arababwira ati nimutinye kandi nimukuke umutima, mube intwari, kuko Uwiteka azagira atya ababisha banyu bose muzarwana. Maze Yosuwa akubita abo bami arabica. Haleluya.
abamanika ku biti 5 nuko baguma isashimwe ku biti kugeza nimugoroba izuba rirenze. Haleluya. Yosuwa ategeka ko bamanura ku biti babajugunya muri bwa buvumo bari bihishemo, ku muryango wabo bahasisha amabuye manini, barinda bageza na bugingo n'ubu iby'abami bisoza bityo. Haleluya. Yosuwa igera bakatijyana kandi bakandagira ku majosi, byarananiranye kurwana biranga ndetse banga gupfa. Ariko igihe kigeze Yosuwa aravuga tuva nimubafate mubamanike ku biti. Haleluya. Mubamanike hehe? Maze igihe babamanikaga ku biti bari aho ngaho barangije kubamanika, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Babandi barapfa. Igihe bari bapfuye, igihe kiragera, izuba rirarenga, barabafata babajugunya mu buvumo. Babajugunya hehe? Ngo baracyarimo na bugingo n'ubu. Noneho rero natwe twumva iki ngiki, rubanda rushize, abami bamanitswe, abami bagize gute? Abami bamanitswe, tuzasanga n'umukiza wacu. Reka rubanda rushire, reka abantu bamanikwe, reka abantu baterwe imisumari ku musaraba i Kalvari, maze ibyaha byishyira hejuru kurwanya umukiza mu mitima yacu bicishwe bugufi. Dufate miri ibitugunesha, dufate miri ibyifuzo bibi, dufate miri irari, dufate miri iruba, dufate miri ibyo byaha byihisha aho ngaho, maze kubwo gufashwa na Mwuka w'Imana igisubizo kizaboneka. Mbese witeguye kurwana? Hanga amaso umukiza. Mbese witeguye kumwakira? Yiteguye kukwakira nawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero turimo tujya gusatira umusozo. Nimwumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Mbese mu Bagalatiya batubwira ngo ki? Mu Bagalatiya baratubwira ngo isashimwe igice cya 2 umurongo wa kangahe? Wa 20, aho batubwira ngo nababawe na Kristo ariko ndiho, nyamara si uriho ahubwo ni Kristo uriho muri je. Ibyo nkora byose ngiri mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akayitangira. Reka Yesu Kristo aze atera imisumari mu byaha byakorewe bikorerwa mu biganza. Reka ibyifuzo byacu bishobwe n'imisumari natwe, maze dutekereze kuko uko yakoze, maze ibyaha bibambwe na Kristo kavukire na kamere yacu. Ibyo ngibyo bihora birwanya Imana bitsindwe na Yesu Kristo. Kandi reka mubwire, tuzabasha kuryohera isi, tuzabasha kwakira imbaraga y'Imana, tuzabasha guhinduka bishoboke. Ngendera ko guhinduka bishoboka, kandi nawe n'ugendera bizakunda, kandi n'umuhanga bazo bizakunda. Igihe rero Yesu Kristo yitanze ku bwacu kugira ngo byose bishire. Bibiliya twatubwira ngo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, ayibambwa ku giti, rero kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka. Rero icyo dukwiye gukora ni icyo ngicyo, dukwiye kumuhanga amaso. Amen. Kandi dukwiriye kumwegura imitima yacu tutagira gute, tudafite gushidikanya. Dukwiriye gutekereza ku mibereho yacu y'ubunyacyaha, ariko tukayitunga ku mibereho ya Yesu, maze gukiranuka kwe kugahinduka ukwacu. Kuko igihe tuzumva yuko ari twebwe yapfiriye, igisubizo kizaboneka. Igihe tuzamuhanga amaso, tukamutekerezaho, tukamuvana mu muvure, tukamugeza i Kalvari, ndetse ngo nta muntu wakomeza kumuhanga amaso gutya ngo ndetse twese dufashe muri saa imwe yo kumutekerezaho, tukamuvana ku muvure, tukamugeza i Kalvari, akinjira mu gituro, akavamo, akazamuka, akajya mu ijuru, intsinzi yaboneka. Mbese niba niteguye gutekereza ahantu intsinzi ituruka i Kalvari, intsinzi yawe nurambura ibiganza byo kwizera ukayakira. Rero nsoza amagambo Yesu ashimwe. Nsoza iki? Reka nguhe umuburo, maze nawe ukomeze guhanga amaso umukiza. Mu gitabo cya Yobu hari amagambo meza nasubikiraho, maze tukagenda dusatira n'ubundi ku musozo. Kuko Yobu 36, reka turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya. Yobu 30 na kangahe? 36. Batubwira iki ahangaha uhere ku murongo wa 8? Baravuga ngo kandi iyo baheshejwe iminyururu bagafatishwa ingoyi z'umubabaro, ibereka imirimo yabo n'ibicumuro
ituro ryabo uko bagenje bibona. Icyo umuntu agenewe na Mwuka Wera atsindwa mu mutima, kandi Bibiliya ni kwivuga ngo Mwuka Wera azaza azatsinda n'isi. Wisengesho ryawe rero ryo guhanga amaso umukiza ukwiriye gusobanukirwa yuko Mwuka Wera ari cyo kintu gikwiriye gusaba kurenza ibindi byose. Naza rero azakwereka imirimo yawe utarusanzwe uyizi, azatuma icyaha kikubabaza, kuko iyo umunyabyaha atabazwa n'icyaha ntashobora kukireka, icyo atarakizinukwa ntashobora kukireka. Erega mu kwihana ni ukubabazwa n'icyaha no kucikaho. Haleluya. Aha rero bizashoboka iyo abantu bamuhesha ingoro z'umubabaro rero bagafatishwa aho ngaho, Imana irabakiza. Ndetse hano bakavuga ku murongo wa 10 ngo kandi zibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho. Haleluya. Basigara abantu bakunda iki? Ibyigisho. Ngo kandi ngo ikarihanangiriza kuva mu byaha, nyamara nibayumvira, haleluya, bakayikorera bazabara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Ariko nibatumvira bazarimbuzwa inkota, kandi bazapfa ari nta bwenge. Kandi abatubaha Imana mu mitima yabo bibikira uburakari. Iyo baboshye ntibirirwa batabaza. Abantu nk'abo ntibirirwa bagira gute? Ariko abantu b'Imana bo baratabaza, bagatabaza Mwuka Wera akabatabara, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kandi rero ngo bapfa bakenyutse abo ngabo. Ariko rero ku murongo wa 15 batubwira ngo irokora abarengana ikabakura mu makuba, ngo kandi akarengane gatuma ibazibura amatwi, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero hari amasezerano meza y'abantu barwana bakanesha, kandi so banesha ahubwo ni Kristo reshereza muri bo. Bifurije kumuhanga amaso, bifurije kumutekereza, bifurije kumusirikana, bifurije kumugira nyambere. Kandi by'umwihariko mbifurije gusaba Mwuka Wera ngo azabuyobore mu rugendo rwayo rwose. Rero randevu reka iyo kumusanganira, randevu reka ibe kumutekereza ku bwa Yesu Umwami wacu. Amen. Reka duhonoke amaso dusenge Imana, tugushimira ijambo ryawe uko rinyuze mu mitima yacu, rikaba rigeze mu ntekerezo zacu. Turagusabye ngo dukomereze kandi twere gukorwa igikorwe, maze tubashe gutaha tugusanganire ku bwa Yesu Umwami wacu. Amen.